Nshuti bakunzi ba Kigali House, Happy New Year and Merry Christmas. Murabizi yuko turi mu minsi mikuru. Uyu munsi rero tugiye kubahereza deal nziza cyane ya Christmas cyangwa se ya bonane, biraterwa n'igihe uri buze kubona ino video, ariko reka nizere ko ino deal itari buze kugucika kubera ko dora tubabwira za cyamunara. Uyu munsi ni Kanombe naho hameze nkaho habereye cyamunara y'amazu abiri. Mperutse kubereka cyamunara y'inzu zo ku Gisozi, uyu munsi noneho ntageze i Kanombe. Mbazaniye inzu nziza cyane ebyiri, ariko ndabinjiza muri imwe. Ni inzu nziza nazo zifatanye zimeze nk'izo mu minsi ishize naberetse ebyiri. Uyu munsi rero ushobora kuza ukagura imwe cyangwa se ukaba wazigura zose. Ni inzu nziza cyane. Igihe mugiye kubana nitwe Risa, channel ni Kigali House, mumaze kubimenyera. Duhereye hano hanze, kadasitere yacu nziza cyane. Urabona ko ari kadasitere nziza nini, ifite compound nini, ni kadasitere ifite parking byibura yajyamo imodoka hagati ya imodoka eshatu z'amajipe ziparitse neza, yewe niyo utanazirenza izo ziba zihagije. Dufite igice cy'akajaride hano keza cyane kameze neza, ngira ngo murakabona. Urabona ko ari inzu nshyashya nziza imeze neza. Iyi nzu yacu nta muntu uraturamo. Ifite ibyumba 4, dushe na toilette eshatu, akaba ari inzu ikomeye yubatse n'itafari rihiye kuva hasi kugeza hejuru. Urabona ko iyi nzu iri presentable rwose, iryoshye, imeze neza. Mutuvugisha rero tubageze kuri ino nzu, namwe mujye muri iyi cyamunara cyangwa se muri rino piganwa, mugure zino nzu batarazibatanga, kuko ni inzu nziza cyane z'imari kandi zikomeye, zimeze neza cyane. Noneho mvuye gutemberamo imbere, ndeba interior design yayo, ndeba icyumba ukuntu kimeze, ndeba ama bathrooms. Please reka mve hano hanze rwose dutemberane, ntabatinza hano hantu kubera ukuntu zino nzu ari nziza. Munyemerere mu minota mikeya binjize muri izi nzu, ubundi mwikorere deal, namwe mutangire uyu mwaka mudushimira. Aha, tubahaye ikaze rero muri salo y'inzu yacu. Wayibonye? Wow! Ni ikibuga. Urabona ko ino salo ni nini cyane, irisanzuye, ifiteho amakaro meza cyane. Ndebera ikaro, reba ukuntu rimeze. Urabona ko ari amakaro ya fresh ameze neza cyane. Hano tuhafite TV stand nini cyane, ndebera. Urabona ko ari nini cyane kandi yisanzuye. Plafond sinzi niba mwayibonye neza, ariko ni gypsum iriho amatara meza y'akataraboneka. Urabona ko ari inzu nziza cyane imeze neza. Sa n'uhagarara n'ubundi nibwo baza kubona noneho bakabona rwa rugi rwiza rwaduhaye ikaze tukiva hanze. Urabona ko ari salo nini cyane yisanzuye, nta makabyo na make arimo. Nyiva aho ngaho ndahita nza hano kuri ino entrée niduha ikaze muri master, muri dining. Ni dining nziza cyane, dining nini, dining yisanzuye, dining iriho akaravabo keza cyane kameze neza. Urabona yuko ari ibintu biteguye neza. Niyo wabonye dining ingana gutya, reka mbabwire impamvu nakubwiye ko zino nzu ari cyamunara. Izi nzu uko ari ebyiri, imwe irimo iragurishwa kuri $155,000 z'amanyarwanda, kandi inzu nshyashya iri Kanombe hano hafi y'ibitaro, n'ahantu heza cyane muri quartier nziza. Urumva ko ari nka cyamunara. Muze rero dukomezanye dutemberane, mbereke igikoni cyiza cyane. Hano twafite igikoni cy'akataraboneka. Kuba mama mukunda gutekera ahantu heza, aha hantu rwose hari perfect. Urabona ko ni igikoni kinini, igikoni gifite umwanya wa fridge hano, umwanya wa kukasori, kikagira umwanya wa fridge hano munini. Urabona ko ari inzu imeze neza kandi iryoshye, iri presentable. Aha ngaha rero muri iki gikoni sinzi ko ndibuze gutindamo, ahubwo ndahita mvamo duhite dukomezanya. Hano nababwiye yuko dufite ibyumba 4, dushe na toilette eshatu. Kuri ino side mpagazemo, ngira ngo mwo murambona, hano hari icyumba cya mbere cy'umushyitsi gifitemo dushe na toilette. Reka tugitemberanemo tubanze tukibereke, duhereye muri dushe na toilette yacyo. Urabona ko ari dushe nziza nini kandi yisanzuye, imeze neza cyane. Tukiva muri dushe duhita dukomereza mu cyumba cyiza kinini kandi kiryoshye rwose. Iki ni icyumba cy'umushyitsi. Tukiva aho ngaho turahita dukomereza muri ino side ya hano, aho dusanga ibindi byumba 3, ariko turasanga etajeri nziza. Iyi ni etajeri y'inkweto, aho ushobora kuba wabika inkweto. Urabona ko nabyo babizirikanye. $155,000 ngwino ukore deal. Hano tuhafite icyumba nacyo cyiza kinini cyisanzuye, bakibanyerekere neza. Ni icyumba kimeze neza rwose, ubona ko kiryoshye kandi cyisanzuye Kigali. Tukiva aho ngaho rero turahita tugaruka hano tubereka ikindi cyumba kirani mu bumoso bwanjye, nacyo kinini cyiza. Urumva ibyumba ni nk'iby'abana, kwa kundi ufite ibyumba 2
bikwegereye kuri chambre principale ukabirazamo abana bawe. Hano tuhafite dushe na tuwarete bisharinga ari bibiri, ni ukuvuga ngo ino bathroom bisharinga bino byumba uko ari bibiri. Urabona ko nari bathroom nziza kandi ngari. Reka rero dukomezanye duhite tugenda muri chambre principale. Sinshaka gutinda rwose, ndashaka kwita mbambura ibyacu ni vuba vuba. Turahera muri dushe na toilette yayo. Iyo ukinjira hano uba ugeze muri chambre principale, bathroom yayo nziza cyane nini yisanzuye. Iyo ndayibereka nitonze yewe kugira ngo murebe neza icyumba cy'ababyeyi uko kimeze. Ubundi ino nzu ni za nzu zugura ugahita ushyiramo abapangayi immediately cyangwa nawe ugahita wimukiramo. Tukivara kuri bathroom duhita tugera hano kuri vestiaire cyangwa se urwambariro rurimo garderobe nziza nini imeze neza cyane. Miliyoni 155 zonyine i Kanombe ukagura inzu nziza nk'ingiyi nshyashya kandi ikomeye. Tukigera aha rero turahasanga chambre principale. Rebera nawe, ni icyumba kinini, ni icyumba cyiza, ni icyumba kigari rwose ubona kimeze neza cyane. Parafo nziza, gifite design hano nziza cyane idasanzwe. Urabona ko ari amarangi aryoshye. Gifite hano itara ryiza bazuminge babereke. Urabona ko ari chambre principale nini cyane rwose ihagije. Urabona ko ari ngari bikomeye cyane. Ikindi kintu nababwira, iyi nzu ifite rooftop ikagira n'igikari. Byose ndagenda mbiberetse inkuru rwose. Tugiye gukomeza dutemberana. Aha, iyi chambre principale ifiteho n'akabariko keza kandi kanini katari rooftop. Urabona ko ari akabariko kanini kandi nako wateraho intebe ugakomeza kumva uguwe neza, umeze neza cyane udashaka kujya kuri rooftop. Reka mbanze ku manex imbere yuko tuzamukana kuri rooftop. Twakomeje tukaba duhingutse mu gikari cyacu. Ni igikari cyiza kinini kirimo amakaro hose. Urabona ko ari igikari wakoreramo uturimo twawe ntugire ahantu namuhurira n'ibintu by'ibitaka. Hano rero tuhafite igikoni cyiza cyane cyo hanze. Urumva usibye kuba gifite cya gikoni cyiza cyo mu nzu, hano tuhafite n'igikoni cyiza cyo hanze. Tugakomeza kuri ino side aho dusanga akazu k'umukozi, tukongera tukagera hano twasanga dushe na toilette yewe by'umukozi nabyo urabona ko ari byiza. Tukagira n'ikigega hariya hejuru, hindukira kibereke gake. Urabona ko ari ikigega kimeze neza. Reka mbereke na rooftop ya. So murabibona yuko tuzamukanye ku maesikariye aho duhinguka kuri rooftop nziza cyane. Ni rooftop nini yisanzuye ubona ko yakwakira abantu benshi kandi rwose bahagije. Ni inzu nziza. Iyi nzu rwose ntize kugucika niba ushaka kugura inzu nziza kandi iri muri quartier nziza cyane, inzu ikomeye, iri presentable, imeze neza cyane. Please ngwino ugura ino nzu iri muri quartier nziza nkuko nawe amaso yawe arimo kuguha. Ndagushimiye cyane wowe waduhaye umwanya wawe tukaba tubanye tukweretse inzu nziza cyane. Tabara rero, tabara uze wikorere diru nziza cyane usoza umwaka umeze neza. Ariko nanone ntibagirwe gukora subscribe, ni ingenzi cyane kuko natwe biratuzamura umunsi ku munsi kandi turanabashimira. Tumaze kwaguka, ni muze rero dukomeze twaguke n'abashya, dukomeze tuzamure uyu muryango urusheho kuba mugari kandi buri muntu wese azajye awibonamo. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha.